Mwiriwe neza, uyu munsi tugiye kuganira ku mboga zidasanzwe arizo bakunda kwita kombo cyangwa se okra mu cyongereza cyangwa ladies finger. Izo mboga rero zifite akamaro kenshi mu buzima bw'abantu. Abantu benshi hari abantu batazizi ko ari imboga nziza. Ushobora kuzikoresha rero mu buryo bwinshi butandukanye. Muri ino video rero tugiye kureba uburyo ushobora kuzikoresha cyangwa se ku buryo zakugira akamaro. Ndetse kandi turaza no kureba uburyo zishobora kugufasha, yaba ari mu ndwara, yaba ari kugabanya ibiro, ndetse yaba ari aho nawe zishobora kugufasha kongera ibiro hamwe na hamwe. Ibyo byose tugiye kureba muri ino video, ndagusaba kugira ngo uyikurikirane kuva itangiye kugeza irangiye. Muri kumwe na rero n'ibyo ushaka, wakora subscribe nimba ugeze kuri ino channel bwa mbere, cyangwa nimba utarayikora wayikora kugira ngo ushobora gukurikirana video zacu. Kandi nanone wakora comment nimba hari icyifuzo, igitekerezo cyangwa se imbunganiro ushaka kuduha. Ibyo nabyo turabyemera, ndetse na like nayo turayikunze. Kugira ngo ushobore gutegura aya mazi ya gombo, nuko ugomba gufata okra ukazoza neza. Wamara koza neza izi gombo, dufite gombo hano 3 nizo tugiye gukoresha mu kirahure kimwe cy'amazi. None rero ukazikatamo uduce dutoya. Wamaze kuzoza neza, warangiza ukazishyira muri ya mazi twateguye. Wamara kwishyira muri ya mazi twateguye, ugapfundikira. Ibyiza nuko wabikora nijoro ugiye kuryama, ukaza kuyanywa mu gitondo ubyutse. Cyangwa se nimba udashoboye kubikora ugiye kuryama, ukaba wayakora nyine ariko ukibuka kuyatereka mbere yuko uyakoresha, cyangwa mbere yuko uyanywa ukayatereka byibura hagati y'amasaha 4 n'8 kugira ngo za vitamine ziri muri gombo zibe zishoboye kuba zasohotse ziri muri ya mazi kugira ngo ushobore kuyanywa. None rero iyo ugiye kuyanywa, ushatse wayayungurura cyangwa se ukayanywa utayayunguruye. Ariko gombo zo ntabwo uzirya kuko ziba zavuyemo vitamine ziba ziri mu mazi. Icyo bikeneye aba ari amazi. Rero tugiye kureba vitamine ari muri gombo ndetse n'imimaro ushobora gukura muri aya mazi, uburyo ashobora kugufasha kurinda indwara, uburyo ashobora kugufasha kugira ubuzima bwiza hamwe no kongera ubwiza. Vitamine ziri muri gombo rero harimo fiber, harimo vitamine C, vitamine K, vitamine E, calcium, zinc, magnesium, ndetse harimo n'izindi nyinshi. Ariko turebye izo ngizo n'izindi nyinshi ushobora gukuramo zahari nazo. Duhereye kuri fiber, nuko kubera fiber ushobora harimo muri gombo harimo fiber nyinshi, kubera rero irimo ku buryo bwinshi ifasha mu igogora. Hari igihe umuntu asanga yariye ibiryo ukumva aragugaraye, akumva ameze neza. Ikiza rero nuko wakoresha aya mazi kugira ngo ashobore kugufasha kuba wagira igogora ryiza. Kandi burya ntago gombo wayinywa mu mazi gusa, ushobora no kuyirya mu biryo, ukayiba wayiteka nk'imboga, ukaba wayikoresha nka salade. Ibyo byose birashoboka ko ushobora gukoresha gombo mu buryo bwinshi butandukanye ushaka kugira ngo ugire igogora ryiza. Icya kabiri nuko ifasha abantu barwaye diabete. Abantu barwaye diabete cyane cyane ya kabiri, ni byiza kuyikoresha, ndetse ushobora no kurinda umuntu utayirwara kuba atayirwara. Kuko fiber irimo igabanya amasukari ari mu mubiri w'umuntu. Ya masukari tuba twariye, amasukari aba arimo ashobora kugabanywa kubera gombo wariye cyangwa se wanyweye mu mazi. Ibyiza rero nuko umuntu wese ushaka kwirinda diabete yagerageza kuyishyira mu biryo bye bya buri munsi, cyangwa se akaba yayinywa mu mazi. Icya gatatu nuko irinda asima. Abantu bafite ikibazo cya asima bakunda kugira crise, bagafungana. Ibyiza rero gerageza kwiga kunywa aya mazi, cyane cyane ko iyo uri kwirinda indwara ushobora kuyiteka mu buryo yego cyangwa ukayirya mu masalade. Ariko ibyiza kugira ngo ushobore gukuramo akamaro kuzuye, cyangwa se ushobore gukuramo inyungu zuzuye, nuko wayinywa mu mazi. Icya gatatu nuko irinda constipation. Kubera amazi arimo igira amazi menshi, kandi niyo ugiye kuyinywa uba ubona ko amazi yoroshye, ndetse ubwayo nabyo ikaba ifitemo amazi menshi muri yo. Rero ku bantu bafite ikibazo cya constipation rwose yagufasha kandi bikaba byashira. Ikindi nuko irinda obesity.
hari igihe usanga umuntu afite uburwayi bwo kuba byibushye cyane, afite obesite, cyangwa se n'abantu bafite ikibazo cy'umubyibuho bashaka kugabanya ibiro, wayinywa nkanjye nayinyweye numva ni mpazi. Ibyo rero bikaba byandinda kwirirwa nshaka kuba narya, bikaba byamfasha kuba ntakongera umubyibuho. Rero no ku bantu bafite obesite irabafasha kuba bagabanya ibiro byabo. Usanga rero abantu bafite ikibazo cy'umwijima, kubera ko umwijima, indwara nyinshi zituruka ku mwijima ziba zigenda kuri diabete. Ibyiza rero ni uko wayikoresha kugira ngo ishobore kukurinda ibyo bibazo byose. Twibukiranyije ko muri gombo habamo vitamine C, kubera vitamine C irimo ituma abantu badasaza vuba, kubera ko vitamine C ubundi yubaka imikaya iri ku mubiri w'umuntu, ndetse ubwo n'uruhu ruba rurimo. Rero ibyiza ni uko umuntu ushaka kugira ngo agire uruhu rwe rufite itoto, uruhu rutoshye, uruhu rumeze neza, wayikoresha. Hari igihe usanga umuntu ari gushakira ubwiza mu mavuta, akibagirwa ko ahanini nanone ibyo turya n'ubuzima tubayemo nabwo bishobora kugira ingaruka ku ruhu rwawe. Rero gerageza muri vitamine wafataga cyangwa se mu mafunguro wafataga kugira ngo wongeremo gombo ishobore kugufasha kuba wagira itoto, igukize iminkanyari, igukize kuba uruhu rwakanyarara cyangwa se rwumagara. Ikindi mu bwiza ni uko iyo ifasha abantu kuba bagira umusatsi mwiza. Ubundi ikora nk'ibiryo by'umusatsi, wayikoresha inyuma ku musatsi cyangwa se wayirya. Iyo uyiriye bituma amavitamine ashobora kuba yagera ku musatsi wawe. Nanone iyo uyikoresheje mu musatsi, hari abantu bayikoresha nka vitamine z'umusatsi, hari abantu bakoresha amavitamine menshi y'umwimerere mu musatsi. Muri gombo rero naho ushobora kuba wayikoresha mu musatsi wawe, ituma umusatsi woroha, ituma umusatsi usa neza, kandi igatuma umusatsi udakanyarara uzana imvuvu. Hari igihe rero abantu usanga bataka ikibazo cy'amagufa, cyangwa se ugasanga umuntu arashaka ko umwana we yakura afite amagufa akomeye. Ibyiza rero koresha gombo kubera ko irimo vitamine K, ituma amagufa akomera kandi amagufa agakora neza. Hari umuntu usanga ataka ngo ndababara kubera amagufa atameze neza cyangwa adakomeye. Ibyiza rero gukoresha gombo mu buzima bwawe bwa buri munsi kugira ngo igufashe kuba wagira amagufa akomeye. Kandi ikindi ni uko yongera ubudahangarwa bw'umubiri. Usanga rero abantu bakunze kurwara cyane bafite ubudahangarwa bw'umubiri butameze neza. Iga rero gukoresha gombo, yaba ari mu mazi, yaba ari mu biryo, mu mboga, cyangwa se mu salade, ukaba wayikoresha kugira ngo ubudahangarwa bwawe bw'umubiri bwiyongere. Kandi ikindi ni uko ifasha abantu bafite ikibazo cy'amaso kugira ubuzima bw'amaso bwabo bukiyongera, kuko ituma amaso ashobora kumererwa neza. Ikindi ni uko yongera ubuzima bw'abashakanye. Hari igihe rero usanga abantu bafite ibibazo byinshi bashakira imiti kugira ngo bashobore gutuma ubuzima bwabo bw'abashakanye bugende neza mu rugo, mu gitanda. Ariko rero iyo uyikoresheje cyane cyane nko ku bagore ituma bagenda neza, kandi no ku mugabo naho bigatuma byagenda neza. Rero kuyikoresha ku mugabo ndetse no ku mugore ni byiza cyane cyane ku bashakanye. Kandi ikindi ni uko ku mugabo yongera intangangabo, ituma intangangabo zibyibuha zikaba nyinshi mu mubiri, ugasanga rero bikaba byatuma atashobora kuba yagira ikibazo cy'intangangabo. Murumva rero ko gombo ifite ibintu byinshi cyane byiza ku mubiri wacu, yaba ari ku muntu muto ndetse kugeza ku muntu mukuru. Muribuka ko rero twarebye uburyo ushobora kuyikora, ukayitunganya, ukayinywa mu mazi, byagufasha umuntu ufite indwara, cyangwa se kugira ngo ugire izindi nyungu nyinshi twagiye tuganiraho. Murabona rero amazi yanjye nayateguye. Aya mazi rero uko bameze, niba nabyita ngo bameze ati niba nabyita akarenduka rwose bameze. Rero mpitamo kuyanywesha umuheha, kuko kuyashyira ku munwa ngo wowe numva rwose izo mbaraga ntazibona. Ariko iyo uyanywesheje umuheha, nakugira inama nawe uzabikore uzumva uyanyweye neza.
comment, share kugira ngo gutaha nimukoze subscribe ushobora gukurikirana video zacu. Share hari umuntu ufite ikibazo cya diabete ushobora kuba akeneye video kugira ngo imufashe, hari uzi ukeneye ufite ikibazo cy'umubyibuho, hari uzi ufite ikibazo ibindi bibazo byinshi bitandukanye twavuze bishobora gukemurwa na Gombo cyangwa se Okra akaba yayikoresha ikamufasha. Rero wamusharinga ariko icyo yamufasha. Bye, naho utaha.